mu by'ukuri ntabwo wandeka ukanyongezaho n'iminsi yo kubaho, urabona nakora umurimo ngo Imana ishobora kwicara iri mwinshi ko ati kubera impamvu z'ukuntu nagendanye nawe wihaye ingingo ukayiha ingingo zifatika, Imana ikicara ko ati 15 nyishyizeho. Ikindi aba bantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze, yego Imana irabisira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya mbere bakorera, yego bashobora kujya mu gitabo cy'abantu bagomba kubona ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ntibashobora kubarirwa hamwe n'ubwoko bw'Imana, ntibibaho. Icya gatatu, inyungu zabo n'ingororano zabo bazibona bakiri inaha. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo ikunda ukuntu ujya uyibyinira uyitambira, iranezerwa ngo hari amagisida menshi yakurinze kugira ngo ujye ukomeza uyitambire gutyo. Ndavuga ni haleluya, ndavuga ariko ndatanga Imana itangaje gute n'ukuntu nseka. Ubundi ibi bintu byo guseka neza cyangwa guseka nabi cyangwa kuba ingagi cyangwa kugira agasura kanyoroye ni iby'abantu. Nyine nicyo kirere cya mbere ni iby'abantu. Imana ntabwo igendera muri utwo tuntu kabisa, ngo ufite amazuru, ngo irerere, ngo iribwataraye, ngo ufite isura, ngo urasa nk'ingagi, ngo uri imfura, ngo uri ibiki sinzi ngo ntazi. Ibyo ngibyo ni iby'abanyamubiri bagenderaho, ntabwo ari iby'Imana ireba. Kandi Yesaya yarahanuye aravuga ngo uko nguko mureba mwebwe nk'abantu siko Imana yacu igize gute ireba. Ndangije ndamureba, ndavuga ni wowe uri mu kirere cya mbere. Bajya bikoza mu mitana batisha igende uvuze nk'abantu udakaza ati wi Imana irabishe irabarimbuye nk'abashwanyaguje, byaha byarazamutse bigera hejuru, irabarimbuye irabamaze. Tizanye inyundo, tizana inyundo izajya kubita ku mutwe, izajya kubita ku mutwe. Imana ntago ikina, akayivuga we, akayivuga we. Kumbi arimo aratubwira amabanga Satani aduhishiye. Ati mbonye uhura na gisida mwese murapfa, abandi bacika amaguru, taxi yose mwese murapfa murarimbuka, murashira kandi imwuka wera. Uhura n'uburwayi budasanzwe urivuza biranga birangira upfuye, mwana wawe wifura mubonye bamushyingura. No akakubwira ati se nakora iki mukozi w'Imana? Ati ntacyo nabihinduraho, ati ntacyo nabihinduraho, tindi kubona Imana nijya yivuguruza, Imana iri kubinyereka, ni ntacyo nabihinduraho. Mbonye isanduka imbere yawe, mbonye umugisha wawe ugenda, ise ndagira iti mukozi w'Imana, ti kubera ko wanze gutanga amaturo, wanze gutanga icya 10, ti rwose banyigingiye Imana, ti nta kintu yabihinduraho, nta kintu yabihinduraho. Genda uzana ayo mafaranga kuri banke none yaburuguze, nta kintu yabihindura Imana. Imana yambuje ngo ntagira ibintu mvuga ko hari icyo yahindura. Imana yambujije kongeraho, nisoma mu byahishwe, nisoma uzongera amagambo ari muri kino gitabo, Imana izamwongeraho ibyago biri muri kino gitabo. Uzakuraho ijambo na rimwe ku magambo Imana yivugiye, Imana izamukura ku bantu bagomba guhabwa umugabane wo mu gihugu cyo mu ijuru. Wabonye ko na Bibiliya bivuze? Nta kintu nongeraho, nta kintu nongeraho, ntacyo ndenzaho. Nuko nahawe, nuko manuye, uko nategetswe, yamara kubivuga. Hagati uri mu kirere cya kabiri wowe. Shahangahe iyi ni imigabo n'imigambi y'abadayimoni. Abadayimoni baba bafite gahunda. Yesu avuga iki? Uje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe. Wowe wakoze subscribe hano kuri Prince Robert Rwanda ndetse no kuri Evangeliste Shafi, ndagutahije. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi, abantu bose bumva ururimi rw'ijambo ry'Imana tuvuga, ndabemera sana. Bahaye ikaze muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ngiye kubanganira na mugenzi wanjye Evangeliste Shafi, niwe muri kubona kuri kamera. Muhaye ikaze, hanyuma adusuhuze. Hari hashize iminsi tutabonana, ariko uyu munsi aba yatembeye akabati kajye kureba umunywanyi tuganire. Shafi umeze ute? Ya turashima Imana. Umeze bombo? Uwiteka akomeje kuturinda. Na family mumeze fresh? Twese turakomeye nk'amabuye. Nanjye meze neza, nubwo numva ka gripe gatangiye kugenda kazamuka, urumva ko ndi kuvuga neza. Byagiye muri soa. Sura yizi? Yes. Bayita ngo ni short wave. Kera bajyaga bayigira radio igira FM ikagera na showa. Na ngo megahertz ubwo. Na moyenne.
na za megahertz kuri radiyo Rwanda bavuga ngo ni megahertz. Hanyuma nguhaye ikaze rero kuri megahertz zacu hano kuri YouTube. Wawe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora, tugiye mu kiganiro cyiza ndakikurarikira, ugitangire witonze ucyumve witonze. Umunsi tugiye kuganira maze ibisindi muri topic ivuga ngo mbese wamenya gute ko ibintu ari pirate cyangwa se ari original. Ndavuga ibintu byo mu bwami bw'Imana, kumenya umukozi w'Imana ukuri, kumenya amasezerano y'ukuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu nifuje ko tugumya kuganira kuri ibi bintu, abantu benshi bayoba inzira kandi bayobejwe n'abandi, kandi Bibiliya yo yarasobanuye inzira y'ukuri, iravuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data atamujyanye. Iyo umuntu amaze guhura na Yesu nibiva kuri Yesu arabimenya. Shafi, reka rero twinjiye mu kiganiro cyacu, tugiye kuganira tuti ni gute wamenya isezerano ry'ukuri rivuye ku Mana, n'isezerano risohojwe na Satani, ndetse n'isezerano risohojwe n'umuntu yarivuze akanarisohoza. Kuko birashoboka, njya mbona abaprofete n'abapotere b'i Kigali hari igihe gukubita igisezerano mu gitondo, ku mugoroba akaba ariko akirana isoze kandi n'Imana yarivuze. Sinzi niba ibyo bintu by'ubibona. Rero abantu benshi bahita baza ko bati Imana ibintu yambwiye yabikoze yabivuze, ariko buriya umuntu ashobora kuguha isezerano akanagira gute akanarisoza, cyangwa se mu mbaraga za connection umwe agatanga isezerano undi ari burisohoze, mu bantu bakagira ngo ni Imana ivuze kandi ari ukugira ngo ugumye ujajabira aho ngaho. Nguhaye ikaze twinjiye mu kiganiro cyacu. Murakoze kuduha ikaze. Ubundi abahanuzi bari mu bice bitatu. Yego. Igice cya mbere abahanuzi bahanuramo ni igice kirimo abana bo mu mwuka. Yego. Cyangwa se abantu bakiri abana muri ibi bintu by'agakiza, aho bahanura bagendeye uko babona umuntu, cyangwa bagahanura bagendeye ku marangamutima yabo. Yego. Cyangwa bagahanura bagendeye ngo barabibona gute. Abo twabita abana se cyangwa tubita abana? Okay, yego. Kuko umwana yajya no mu byondo akisiga kandi amaze no koga. Yego. Akivuruguta rwose nk'ingurube. Kandi ntibitume umubyeyi amwanga. Yes. Kandi tugomba kumenya ko umuntu wese ushobora kuba yaguhanurira mu marangamutima, igihe cyose ntituba dukwiye guhita dumucira urubanza ngo tuvuge ngo ni umukozi wa Satani. Yego. Kuko umuntu ashobora no kubikora bitewe n'ubwana, cyangwa se akumva nibyo ashaka kukwaturaho. Umwana mu gakiza Imana ishobora kumuha ubuhanuzi ari mu cyumba, mu iteraniro, cyangwa se n'ahandi hose. Kamubwira ati mbwirira Robert, mbwirira Shafi, mbwirira iteraniro, umbwirira aya magambo. None akabona umuntu w'inshuti ye ntago amubwiye ibyo Imana ivuze, abandi yababwiye. Yarangiza agahita akora iki? Agahita avuga ati no yereka mubwire atavirama hatababara, atagenda avuga ati. Wibaze ko yanga kubabaza uwo muntu ariko akababaza Imana kuko avuze Imana itavuga. Ahandi nanone tugende gake, hari n'abantu batunarika abahanuzi, donc mu isi yo gukururana mu mwuka ariko bikafata no mu mubiri. Bakaba bari nko mu cyumba ukabona bari ari kumukura ati nanjye mvugaho aho yagira nk'umuntu Roba. Umuhanuzi yego uramuhamagaye ngaze musengane. Umukubisi igisahane cyuzuye inyama. Yego, watetse neza. Umukubisi igifiriti. Umukubisi urutike. Umukubisi ifi. Urangije ubirundaho. Ari ifi, ari inyama, ari inkoko, ari inka, ari ihene, zose arazirunze. Ashyize ku rusahani araruhegetse. Noneho bamwana tugiye gusenga. Yego. Ahantu indimi zitaza ni he? Wamutunaritse. Aho ubuhanuzi butaza ni he? Muri we ahita atekereza ati se naramuka mvuye hano navuze ni iki cyambaho? Ifiriti sindayishyura. Ni iki cyambaho? Ese iki cyizere bangiriye cyo gutegura ameza bagakuzuzaho ifi n'ifiriti n'inkoko ngo ari mu mibyizi n'ihene n'inka kandi mu mibyizi, yego, bazongera kukinzirira? Imana yazabimara bikabije. Umugani wa Yezebeli wigeze yavuga ngo ni nica Eliya, Imana zibimore ndetse bikabije zimpinduke. Kandi ubwo yavugaga ibi rero binagendana no kuba umuhanuzi yahanura mukogeza. Umuhanuzi wacu turakwemera, ni wowe wacu. Ayo bagafana.
uko mufana barimo barabyemera, reka mvuge n'ibindi nabyo barabyemera, akagumya afana, akagumya mufana, akagumya mufana. Icyo kintu kucyumva bikanagendana n'abantu bahanura, ariko abandi bantu bakaza bakabacecekesha. Yego, ticeceka simucecetse, ntabwo wemerewe. nabo bagaceceka. Ariko mwaba numwe mudukurikiye, reka ndeke kuvuga abapfapfa simbatutse. Oya, umuhanuzi Imana iki? Yego, ni ryari niba mu isi nta muntu ushobora guhagarika perezida ari kuvuga, yego, ndetse n'intumwa ya perezida nta muntu wayivugiramo ngo ayihagarike, yego, mumbwira gute ko Imana bacecekesha akanwa kayo igaceceka? Ibintu mwamuvuga ngo ntabwo bakitwemera guhanura, ngo umuntu ajya mu mwuka, Imana imuhaye ubuhanuzi ngo avuge, ngo yajya kuvuga, ngo bakamucecekesha. Impamvu bagucecekesha ugaceceka ni uko n'ubundi ntabwo ari Imana yari igiye, ahubwo ni wowe ucecetse nyine. Ni wowe ucecetse, n'ubundi ibyo wari ugiye kuvuga ninde wari ubigutumye. Noneho ubundi Imana igiye kuvuga, yego, umuntu akaba ari mu mwuka. Uri wabona perezida agiye kujya ahantu, ibintu biratuza cyane. Ndi gukoresha ururimi mwumva nyine, ibintu biratuza. Hari igihe ngera nk'ahantu nkabona abantu bahagaze, nkabona imodoka zahagaze, nkabona ibintu byahagaze, nkabona inyoni ntizigenda. Ni iki kibaye cyangwa n'iki kigiye kuba? Nkabona imodoka zirimo ziragenda, mukuru w'iryo gatambutse. Ninde wababwiye ko Imana iyo igiye kuvuga biba ari akajagari? Iyo Imana igiye kuvuga uwivugiramo iba yamukomfirimye. Yego. Ikindi, akajagari kari mu rusengero n'abapinga n'abagira bate, imitima yabo iri guhinda umushyitsi, iba yafashe iyo mitima. Yes. Ku rwego umuntu avuga indimi Imana igiye kuvugiramo, n'abari bari kwivugisha uturimi, n'abari bititije bakamureba. Kubera iki? Bari kumva hari imbaraga ziri kumanuka, hari indi network. Buriya abantu bari mu mwuka bari kuvuga indimi bose, yego, bombi bashobora kumenya umuntu Imana igiye gukoresha, yego, kuvugiramo. Noneho yamara kumenya Imana igiye kuvugiramo, wagahita tuza kuko ari guteza akajagari. Niba koko izo ndimi yarazi yawe n'umwuka wera. Yego. Rero iyo Imana igiye kuvuga, na wa muntu uba ufite mindset yo kuvuga ngo muceceke, ngo guhanura ngo ntago byemewe. Ari umuntu wigeze guhanura, arahanura ajya mu mwuka, aravuga, ubwo ari muri ADPR. Ariko ntago yarashyize igitambaro. Tumenyereye ko ngo Imana ngo ikoresha ngo abantu bambaye igitambaro gusa, ngo buri utambaye igitambaro wisukishije cyangwa se ufite wari menshi cyane ibindi bigiye bitandukanye, ngo Imana ngo niyaza ku muntu ufite ibisatsi bimeze uko. Hari abafite iyo myumvire. Reka rero umwuka w'Imana azaze ku muntu ufite menshi muri ADPR. Aze ku muntu wambaye ijipo itari ndende cyane nk'iy'ADPR. Aze rwose, aze abantu ngo bamurebe, abandi ngo bamurebe. Abavugaga indimi nabo baraceceka, ubwo Imana iri gukora protocole. Nanjye ndavuga ni reka ndebe uyu muntu ni iki kigiye kuba. Icya mbere, n'abiteze udutambaro ntabwo babemerewe kuvuga mu gihe iki n'iki. Yego. None uyu yambaye uku, agaragara uku, si umwadeperi, none ari kuvuga indimi. Reka ndebe. Ariko mwumva ni Imana. Mu mwuka ukajya wumva connection. Mwumva nkajya numva ikirere. Hari ukuntu ikirere gifunguka. Hari ukuntu iyi Imana ishe. Wumva ibintu bihubangana mu isi y'umwuka. Ukabona wari wumva umutingito. Ukumva nk'amabati yavuye kandi ari. Muba zirakubita ubundi kuwajya mwuka. Uri murabyumva. Ukumva ibintu biri gucangana, ibindi bibishishe, ubwo imyuka ibiri guhunga, ubwo Imana igiye gutambuka. Noneho akavuga ururimi. Noneho agahita tobora akavuga. Pastor akabwira ati jya kumuhagarika.
jya kuhagarika uriya muntu genda uhagarika uriya muntu diyakoni akagenda akihagarira imbere ye, ariko wanyoshya rwose pasitori yewe mpagarika akagenda akahagarika imbere akanga kuba muhagarika, pasitori akagira gutya yerekana amasaha, ariko kuntu Imana bisaba transport ingana ite kugira ngo ugereyo. Umuntu urimo umwuka w'Imana, Imana iri kuvuga, nta n'umuntu watinyuka gufata akaboko ngo ceceka. Uribuka umuhanuzi w'Imana, Imana imutuma ku mwami, yego w'Imana ngo yaragiye, ngakimara guhanura umwami ararakara ahita afata ukuboko agiye kumukubita urushyi, bembe bihita bijyaho. Bikimara kujyaho abandi abigira niwe muntu w'Imana, ingingira Imana ibibembe bimveho. Aravuga ati ndagutegetse wabibembe muveho, ibibembe bikamuvaho. Umwami ahita haba, aravuga ati uyu ntabwo ameze nk'aba bahanuzi b'abasaza nirirwa bakoresha ibyo nkubita ibyo nshaka. Urumva noneho arahanura, avuga Imana akimara guhanura, imitima iba yahinze umushyitsi kare, kuko Imana iri kuvuga. Buriya Satani ni umunyabinyoma, ariko iyo ari imbere ya Yesu ibinyoma sinzi ahantu bijya, biragenda. iteka umwijima iyo uri ahantu umucyo uri direct, umwijima urabura uwo mwanya. Satani ari imbere ya Yesu ntago ashobora kubeshya ngo avuge ngo Yesu barakorana, ndetse ni nawe umuha imbaraga. Yego, Satani ari imbere ya Yesu azi neza ko Yesu ari uwera w'Imana, ari umwana w'Imana. Injiji zonyine z'abafarisayo nizo zivuga ko afite umudayimoni umuha gukora ibitangaza witwa Belizebuli, ariko abadayimoni na Satani baramuzi Yesu cyari cyo, bazi Yesu cyari cyo, ngo yabanyuragaho iruhande bakavuga ati mwana w'Imana. N'abantu bafata umwanya ngo bagiye gucecekesha Imana, iyo ari Imana bahita bajya nko kuri tuwarete, kambe kunyara, bamwohereza kujya gukoresha bati kambe ngiye hanze n'ubundi nashaka kujya hanze, bamwohereza kujya guhareka agatajya kumuhagarara, yatinyuka atari ko gucecekesha Imana. Ariko mwabantu mudukurikiye, ninde wacecekesha umukuru w'igihugu ari kuvuga? Ni nk'iyo muvuga ngo bafunze inzu z'Imana, bafunze inzu z'Imana. Niba nta muntu wajya iwawe ngo afunge urugo rwawe, nimba nta muntu wajya ku munyacyubahiro wo mu isi ngo afunge urugo rwe, mumbwira gute ko Imana ariyo bafungira inzu? Noneho ubu Imana imaze igihe yarahanze, bayifungiye, ubu yaratorongeye. Oya, Imana noneho yaratorongeye. Bibiliya itubwira ko ngo Satani ngo ameze nk'inzererezi, nk'intare itonome yirirwa izerera ishaka uwo yaconshomera. Imana se nawe ni inzererezi. Imana ntago iba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu nk'uko amadini yanyu yababeshye. Imana iba mu muntu ufite umutima uboneye. Haleluya. Imana irajyamo igakwirwamo. Biravuga ngo nzagendera muri bo, nture muri bo, nkorere muri bo, kandi hari ibimenyetso bizajya bigendana n'abo bantu byerekana ko iyo Mana ihari. Ntago Imana iba mu muntu ngo ibe ihari bucece, ngo bucece nyine, ngo nyine wamubwira ariko se wa muntu wajya ukiranuka ukera imbuto, ngo ariko agakiza ni mu mutima, ikiri ku mutima niyo gisesekara n'inyuma. Umuntu atura umubi w'ibyo yariye, ntabwo umuntu ashobora gutura umubi w'inyama yariye ibijumba, ntibibaho. N'umuntu rero ikimuvamo kigaragaza ikiri muri we. Rero hari urwego rwa mbere rw'abahanuzi, bahanura bagendeye ku byo bareba physically. Ndi kubona Robert nta meta yambaye, ageze ni umusore mwiza w'iboga, ageze mu myaka yo gushaka, niriwe njya muri byinshi no mu bwenge bwinshi, Imana igwaye umugore. Noneho nyuma yaho bahita kujya urwara ati uriya ni umugabo afite umugore ngo n'abana banabo. Sinzi nyine ukuntu nabibonaga mwiyerekwa, nabonaga hari ukuntu Imana iguhaye impeta, wenda n'ubutware, katubihindure tuvuge ubutware, cyangwa akajya mwiyerekwa akavuga ngo Imana iguhaye visa, irakuzamuye kujyanye mu mahanga, bakamubwira ni uwo muntu uri kuvuga burya yakoreye agisida ku mupaka wa Uganda arimo aragenda. Niyo visa navugaga buriya ni umugeni.
buriya ni ukumucyura. Buriya yanyuze. Ntabwo muzi imvugo y'Imana uko ivuga. Ntabwo muzi imvugo y'Imana uko ivuga. Buriya yavuga ko imucyuye. Imujyanye mu ijuru. Agiye mu ijuru. Niho hantu mu mahanga hari mujyanye. Kandi bavugaga ko ngo na visa bayimaze ngo azajya anyura kwishyura banayimuhaye. Yamaze gushima Imana ko na passport yayibonye, yamaze gushima Imana ko na visa yayibonye. None yabonye passport na visa byo mu ijuru se ko abifite biri physically, kandi ko hanura kuvuga ko agiye mu mahanga. Uyisubi hindura nyine. Umuhanuzi na bagenzi bawe mufatanya gucurika nyine, bifata kubicurika. Buriya ngo ikinyoma kivuzwe cyane. Yego. Yamara guhanura yabona hari ibintu bihindutse ati nari mbonye ibi n'ibi. Kuko Satani donc Imana iyo ikabijishwe. Igihe cyose umuntu ahanuye bigendaniye nuko ari kubona ibintu, aravangirwa. Yego. Kuba warize amashuri, kiga kaminuza, kwiga masters, ukiga n'ayandi yarengaho, ukaba wamureba uwo muntu ukavuga ngo Imana iguhaye akazi, si gitangaza ko uwo muntu yanabura n'akazi yaranize. Ariko kuko ngo ubona ngo yize, ngo buriya ngo akazi karahari. Ariko ngo kuko ubona ngo yize, kuba wamanura akabaye minisitiri, nta muntu wabyibazaho cyane, yavuga ati n'ubundi yarize nta katangaza kuba yaba minisitiri. Yego. Bagenera kubyumva. Kuba wavuga ngo uwo muntu umonye ukavuga ati wowe uzaba perezida, nta gitangaza kuko aba yemerewe kwiyamamaza kuba yaba perezida. Yego. Ugahanura uko ubona ibintu. Kuba wafata umukobwa ukamuvuga ngo Imana igukoreye ubukwe, kandi ubona ari mwiza ageze n'igihe cyo gushaka, n'ubundi abazarongorwa. Yego. Ahanuye ibintu uko abibona. Ahubwo ari n'igihe umukasiriye, ahubwo abaye n'igihe nta n'uwazanabona. Yego. Kuko isezerano iyo rije, Satani ararirwanya kugira ngo ritazasohora. Yego. Cyane cyane iyo iry'Imana ibivuze. Naho iyo atari iry'Imana n'ubundi nabwo hari n'igihe bidasohora n'ubundi ugaseba bya bintu ukagira. Uwo ni umuhanuzi wo mu cyiciro cya mbere, aho umuntu uhanura muri icyo cyiciro cy'abana agahanura agendeye ku byo areba muri kino kirere cya mbere. Icyo kucyumva. Noneho mu kirere cya kabiri ni umuhanuzi wumvise ijwi, weretswe, cyangwa wahaswe n'imbaraga runaka ariko zikorera mu kirere kitari icy'Imana. Ubwo nkurikije uko mbyumvishije, ni umuntu ushobora gukoreshwa n'imbaraga zo mu ijuru rya kabiri. Ijuru rikoreramo abadayimoni na Satani. Reka tukite ikirere, tureke kuvuga ijuru. Mu kirere cya kabiri gikoreramo imbaraga z'umwijima, ariko cyane cyane imbaraga z'abarangi. Yego. Ziriya mbaraga zirarondora cyane. Umuntu akaba yakubwira n'icyo wambariyeho, n'ikiri mu nda yawe, n'ibiki byose, n'ibyo wakoze, n'ibyo wakoze ukabyihana, byose akakurondora. Izo mbaraga ziri muri icyo kirere cya kabiri, icyo gihe yahanuye ibintu haba harimo ukuri ariko kuvanze n'ibinyoma. Muri ubwo buhanuzi umuntu aguhanurira ibintu, niba ari ibintu 10, 7 bikaba ari ukuri, 3 bikaba ari ikinyoma. Ugahita wibaza ngo kubera iki haba harimo ukuri hakabamo n'ikinyoma? Impamvu ni Bibiliya itwereka ko Satani ajya yihindura marayika w'umucyo. Yego. Ngo ndetse n'abakozi be nabo bajya babasha kwihindura marayika w'umucyo, bajya babasha kwigaragaza nk'abera, nk'abakorera Imana. Rero ako kantu ko kwiyoberanya niko kantu Satani arisha, kagatuma abantu barushaho kumwizera no kumwiringira bavuga ngo ni Imana. Uzumva umuntu akubwira ngo nubwo muturwanyiriza mushumba wacu, nyamara hari ibintu yaduhanuriye kandi byarasohoye. Ngewe nari ndwaye ariko uburwayi bwanjye narivuje ahantu hose biranga, mushumba dadi wanjye ansengeye, naragera munsi y'amavuta ye rwose yaransengeye. Ndibuka hanaje ndi mayibobo, ariko ubu mfite imodoka 2, mfite n'inzu. None kuki murwanya mushumba wacu, kuki murwanya dadi wacu? Imana mutamubonamo, ngewe narayimubonyemo. Yego. Naje n'akazi ndakabona. Ntabwo duhakanye ko yagwanura akazi uzakabona wangiza ukakabona. Ntabwo duhakanye ko yagwanura kubonye imodoka wangiza ukayibona, kanabona n'indi. Ngaho uzagwanure n'ubugingo nabwo ubone.
none se mu minsi yashize nabo babwiye ko ati ndahiye Uwiteka umuntu wese wagize ikiganza cyo kubaka kuri iyi nzu y'Imana, Imana imbwiye ko izamuha ubugingo buhoraho. Ya nzu bubakaga n'aya mafaranga batangaga ntiyigeze yubakwa. noneho ibyiringiro by'uwo muntu bigashingira ku magambo dadi we yatuye, bidashingiye ku kwizera Yesu Kristo. Icyo rero ni ikinyoma, kuko ibyo byiringiro kandi uyu muntu akajya agendana nibyo nakita nk'amagi y'amahuri. Kubana njye mfite ubugingo, Imana yamaye ubugingo. ubugingo. Wabukuye he? Na poso yarabumanuriye. Yatanze amafaranga nanga amafaranga nzabona ubugingo. Yego. Yambwiye ko mu bantu Imana yifuza kubana nayo mu ijuru ngo ndimo. Kandi ngo nta cyabihindura ijuru nzarijyamo. Akibaza umuntu akajya hariya ati njyewe mfite ubugingo. Ese kubera iki? Pasitoro wanjye Mushumba, dadi mami yatwigishije yuko ubugingo budakorerwa. Icya kabiri atwigisha yuko umwana w'Imana Yesu Kristo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani yose n'ibyo byaha birimo. Atwigisha yuko abari muri Kristo Yesu nateka bazagera gute? Bazacirwaho. Umunsi nakiraga Yesu nanjye nari ngezemo. Rero nimba ndi muri Kristo Yesu, ibya kera rashize. Imana nibasha kwivuguruza ibyo yagambiye no kubikora ijambo ryayo ibihe n'ibihe, agashingira ku by'umushumba yamubwiye. Nyamara Yakobo ariwe mushumba mugenzi wabo bashumba, yaranditse muri yaravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndetse namwe mu magambo bifashisha abaposo avuga iki? Avuga ngo ubuntu bw'Imana, ngo ibiki n'ibiki, ngo dukora ibyaha ibiki n'ibiki. Uwavuze ayo magambo cyane wamenamenyekanye ko yavuga ariwe Pawulo. Hari aho yavuze ngo mbese ubwo tudatwarwa n'amategeko dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busageho. Aravuga ngo ntibikabeho. Ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Mu yandi magambo, umuntu wapfuye se yongera gukora ibyaha kandi yapfuye? Umurambo urakora? Niba wapfuye ku byaha urakora ibindi byicyo, ubwo nturapfa. Tegereza ubanze upfe. Tegereza ubanze upfe. Yego. Ubone kuvuga ngo wapfanye na Kristo uzukana nawe. Icyerekana ko wapfanye na Kristo nuko ibya kera, yego, umuntu wari we kera, abantu bakureba bakabona warahindutse utakiri wo wari we kera. Yego. Icyerekana ko wazukanye na Kristo nuko ubayeho ubuzima bwo kuberaho gukora ibyo Imana ishaka. Mu kirere cya gatatu rero sasa ari nacyo kirere Imana ibamo. Yego. Iki kirere nari nagera aho ngaho, umuntu w'Imana, umukristo, yego, umunyamwuka, ashobora kugenzura abari mu kirere cya mbere, abari mu kirere cya kabiri, n'abari mu kirere cya gatatu. Umuntu ufite umwuka w'igenzura riva ku Mana, ariko impano yo kurobanura imyuka, esprit de discernement. Ashobora kureba umuhanuzi ahanura ari mu kirere cya mbere akamumenya. Yego. Hari abajya bamanurira, arabigeze kumanurira, arambwira ati umva iki Uwiteka ambwiye, arikaraga, ndavuga nimbwira, arambwira ngo Imana irambwiye ngo useka neza. Cya kabiri, Imana irambwiye ngo ikunda ukuntu ujya uyibyinira, uyitambira, iranezerwa, ngo hari amakisida menshi yakurinze kugira ngo ujye ukomeza uyitambire gutyo. Ndavuga ni haleluya. Ndavuga ariko ndatanga, Imana itangaje gute n'ukuntu nseka. Ubundi ibi bintu byo guseka neza cyangwa guseka nabi cyangwa kuba ingagi cyangwa kugira agasura kanyoroye ni iby'abantu. Nyine nicyo kirere cya mbere, ni iby'abantu. Imana ntabwo igendera muri utwo tuntu kabisa. Ngo ufite amazuru, ngo irerire, ngo iribwataraye, ngo ufite isura, ngo urasa nk'ingagi, ngo uri imfura, ngo uri ibiki sinzi ngo ntazi. Ibyo ngibyo ni iby'abanyamubiri bagenderaho, ntabwo ari iby'Imana ireba. Kandi Yesaya yarahanuye aravuga ngo uko nguko mureba mwebwe nk'abantu, siko Imana yacu igize gute ireba. Ndangije ndamureba, ndavuga ni wowe uri mu kirere cya mbere. Ajya bikoza mu mitana batisha igendere, uvuze nk'abantu.
undi akaza ati wi imana irabishe irabarimbuye irabashwanyaguje ibyaha byarazamutse bigera hejuru irabarimbuye irabamaze tizanye inyundo tizana inyundo izajya ikubita ku mutwe n'imana ntago ikina akayivuga we kumbi arimo aratubwira amabanga satani aduhishiye ati mbonye uhura na gisida mwese murapfa abandi bacika amaguru taxi yose mwese murapfa murarimbuka murashira kandi imwuka wera mbonye uhura n'uburwayi budasanzwe urivuza biranga birangira upfuye mwana w'ifura mubonye bamushyingura no akakubwira ati se nakora iki mukozi w'Imana ati ntacyo nabihinduraho tindi kubona Imana nijya yivuguruza Imana iri kubinyereka ni ntacyo nabihinduraho mbonye isanduka imbere yawe mbonye umugisha wawe ugenda se ndagira iti mukozi w'Imana kubera ko wanze gutanga amaturo wanze gutanga icyacumi rwose mwanya ingingi y'Imana nta kintu yabihinduraho genda uzana ayo mafaranga kuri banki none yaburuguze nta kintu yabihinduraho Imana yambuje ngo ntagire ibintu mvuga ko hari icyo yahindura Imana yambujije kongeraho nisome mu byahishwe nisoma uzongera amagambo ari muri kino gitabo Imana izamwongeraho ibyago biri muri kino gitabo uzakuraho ijambo na rimwe ku magambo Imana yivugiye Imana izamukura ku bantu bagomba guhabwa umugabane wo mu gihugu cyo mu ijuru wabonye ko na Bibiliya bivuze nta kintu nongeraho ntacyo ndenzaho nuko nahawe nuko manuye ko nategetswe yamara kubivuga ntagatiba uri mu kirere cya kabiri ahangaha iyi ni imigabo n'imigambi abadayimoni baba bafite gahunda Yesu avuga iki Yesu aravuga ngo inama zanjye ndazizi kandi zizi ijwi ryanjye nanjye iyo mvuze ziranyumva mbese nazo zivuze nazo ndazumva haleluya Yesu avuze abana b'Imana baravuga ati iyi ni ijwi rivuye ku Mana iyi ni Imana ntago birirwa bajya kuvuga ngo se ubu umuntu yababwirwa n'iki ngo abakozi b'Imana ari abakozi ba Satani ngo se roba ngo twamenya gutandukanya ubu abana bawe roba yego ni ngombwa ngo babwire ngo roba atavuga wapi nubwo waba uri hanze hakinze batari kukureba ukavuga nanjye nkavuga ntibabasha kumenya se n'utari se ntibabasha kumenya se na nyina bakabatandukanya nanjye ubwanjye iyo bavuze mu bana benshi niyo ari kurira bari nk'ariya bari kurira menya ko ari uwanjye uri kurira cyangwa atari uwanjye rero mu kirere cya gatatu yego umuhanuzi wagezemo areba ibiri imbere akabonamo ibikwica bitari byaza agasenga akabwira Imana ngo ibi ngibi bikureho mu cyimbo cy'umuvumo uhashyira umugisha yego cyimbo cyangwa kuba hashyira umunezero ariko Satani we cyimbo cyo kurimbuka hashyiremo ubugingo buhoraho iyo bafite izo mbaraga z'imyuka mibi y'abarangi iyo bareba ibintu biri imbere bizaba kuko nabo barabibona bakabona urupfu bakabona kurimbuka bakabona uburwayi baravuga ngo ntacyo twabikoraho ufite imbaraga zo kubigenzura ni Imana n'abana bayo haleluya ni Imana n'abana bayo ariko umwana w'Imana umuhanuzi w'Imana akireba mu kirere cya gatatu akabona imigambi Satani afitiye ku bana be ku rugo rwe ku mugabo we ku mugore we aravuga ati ndabyanze mu izina rya Yesu tuhere none kuko Imana yaduhaye itegeko rikomeye burijemo imigambi y'abarozi y'abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose kandi ubu turi guhanura akareba akabona aho hantu abantu azajya gusura bamushyizemo akajya ukumve mu biryo aravuga ati ibiryo n'ubu burozi mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu akazabirya cyangwa ntazabirya bizaterwa n'icyumwuka Imana ikabikuraho hari Imana izamubwira nigenda wirire n'ubundi akagenda akirira hagarara mu ijambo ngo tuzarya iki izamubwira ni uzarya ariko ntuzarye bitewe n'icyumwuka agize gute ariko wa Satani yabibonye avuga ni ntacyo nabihindura kuko nta mbaraga zo kubihindura kandi n'ibyifuzo byabo uzi ko abenshi mu basataniste baba babona ikizabica icyo ari cyo n'aho bazapfira n'icyo bazazira ariko nta kintu babihindura ariko
ariko umwana w'Imana yego akimara kwerekwa arakureba ati Robert ndabona imbere yawe hari urupfu kandi nuramuka upfuye ushobora kuzarimbuka. Ndumva Imana imbwira ngo wezwe, ugahita ujya mu mavuta ukezwa Mana, ukezwa gasenga ugasoma ijambo ry'Imana ukababarira abantu ugakora ibintu byose nubwo ibyo ngibyo Imana idusaba kubikora akazi tutarindiriye urupfu. Yego noneho urupfu rukaza ati mwana wanjye reka ngucyure kabira gutwaye, cyangwa Imana ikareba ikabona imbere ntuzaharenga uzahagwa kandi uhagwe nabi ushinze amazuru igahita igutwara mbere, ukabona umuntu imutwaye kare kandi mwebwe mwabona afite ibintu byinshi byo kuba yakora hano ku isi, ariko Imana ikabimutwaye kare. Reka dusome ijambo ry'Imana ryo dusoza ikiganiro. Iyo dusomye muri Ezekiyeli 13:9 haravuga ngo kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma, ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli, namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Iri jambo iyo mba narisomye kare ngo ndisesengure akantu ku kandi, ariko reka mvugeho muri Samari. Yego abahanuzi batabaye mu nama z'Uwiteka nibo bonyine bahanura ubuhanuzi budafite icyo bumaze. Yeremiya 23 yarabavuze neza, aravuga ngo bibana n'amagambo bwabo ngo kandi nta uri mu mugambi no mu nama zanjye. Noneho nanjye Uwiteka ubaye mu nama z'Uwiteka, haleluya, uwo niwe uhanura ibintu bivuye ku mutima w'Imana. Ubundi umuhanuzi w'Imana ni umuntu uvuga amarangamutima y'Imana ishaka ku bantu bayo. Urumva bya bindi naherewe nkubwira ko ijambo ry'Imana bivuze, ni ukuvuga ngo umuntu uvuga Imana itavuze nuko atabashije kugera mu nama Uwiteka arimo. Wenda ari mu kirere cya mbere ntiyemere kuharenga, wenda ari mu kirere cya kabiri ntihakorera, ariko niba arenga ibyo birere akazamuka akajya mu cya gatatu, biravuze ngo Imana irakora inama igaragaze imigambi yayo ifite ku bantu bayo, namara kuyumva Mwuka Wera n'inkamaneko akimara kumva ibyo Imana ishaka n'ibitekerezo araza akatumenyesha akatubwira ati wenda Robert hindura imyitwarire yawe ugende gucya ibi binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ugiye gusenga Bibiliya tuvuga ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Imana impamvu yavuze uko nuko Mwuka Wera uba uri muri twe aba afite ukuntu yazamutse. Ubundi Yakobo, umva ukuntu Yakobo yabonye ngo yabonye urwego rwasobanuraga Umwuka Wera. Wizi ko isezerano rya kera ari igicuro, ngo abona urwego abamarayika bajyana ibyifuzo biri mu mutima wa Yakobo, ngo ariko abona n'urundi ruri kumanukana ibisubizo by'amasengesho yagize gute yasengeye. Mu isezerano rya kera hakoraga abamarayika, n'uyu munsi Imana ikoresha abamarayika kuko ni abagaragu bayituma ku bantu bayo, ariko uyu munsi ikoresha umwuka wayo ku buryo Shafa ashobora gupfukama akabwira Imana nka Hezekiya akavuga ati Uwite umbwiye yuko ngiye gupfa ushingiye ku bintu nagukoreye cyangwa se nuko mbona mu nyungu zawe, mu by'ukuri ntago wandeka ukanyongezaho n'iminsi yo kubaho, urabona nakora umurimo. Imana ishobora kwicara iri mwinjika ati kubera impamvu z'ukuntu nagendanye nawe wihaye ingingo ukayiha ingingo zifatika, Imana ikicara ati 15 nyishyizeho. Ikindi aba bantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze, yego Imana irabisibasira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya mbere bakorera, bashobora kujya mu gitabo cy'abantu bagomba kubona ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ntibashobora kubarirwa hamwe n'ubwoko bw'Imana, ntibibaho. Icya gatatu, inyungu zabo n'ingororano zabo bazibona bakiri inaha. Icya kane, igihe cy'urubanza bazajya kujurira
babwira imana ntitwaragukoreye mu izina ryawe. nibo bantu bonyine ngo bazakora icyo bita isubishamo urubanza. bamenyereye kujurira hano ku isi bagatanga akantu bagatsinda urubanza. burya mu isi hatsinda ufite ibimenyetso, ntabwo hatsinda ufite ukuri mu manza zo mu isi. rero ubwo bwenge bw'isi bw'abadayimoni bazashaka kubuzana imbere y'Imana, bayitere ingingo, bayibwire bati twavuze ubutumwa abantu barakizwa barihana mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni kandi koko barabikoze, twarahanuye mu izina ryawe, nta rindi zina twakoreraga. ababwire ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. kubera iki? kubera ko muri iri jambo ryatubwiye ngo ntabwo bazigera bajya mu gitabo cy'ubugingo, bazanaba no mu gihugu bwoko bw'Imana, igihugu cy'isezerano. Haleluya. icya gatatu, umugabane wabo uri hano ku isi, mubareke bagire amavewiti nicyo bazatahira. turi kukaraba nyine ubu twakarabye, mubareke muri kiganza hejuru kugira ngo babone bagendagenda ibihugu, bave muri nanjye vuba muri Somalia, bave mu Bufaransa bajye muri Amerika, bajye muri New Zealand, bajye muri Qatar, bikatise mu Bubiligi, bazenguruke bategura amatowa, bahamagara abahanzi b'ibyamamare baze basenye. mubareke kubera yuko nicyo bazatahira. mu gitabo ntibarimo, none se babure byose nk'ingati imenye. nibagera kuri Yorodani mubareke bakomeze bagendere ku moko, bavuge ko ari imfura. mubareke bakomeze bitirirwe ubwoko bwo mu isi. mubareke bakomeze bajya imbere nk'ino ryasitaye ko ari banura abantu. hari ukuntu abantu bajya gusenga bakagira abantu bamwe ngo bicare imbere bataprotokora, abandi bakabajyana neza. mwicara aha rwose umurizi ibyibushye, mureke batoranyize ibyibushye, mubareke batoranyize ibyibushye kuko bazajya bazikama banazirya impu zabo n'ibirenge n'amanoni. mubareke abo nibo bazajya kujurira Yesu, ababwira ati mwumve imbere sinigeze mu migambi no mu nama nakoze nta musi n'umwe nigeze mbabonamo. mubareke kuko mu byahisho aravuga ngo umuntu uzavuga ngo Imana iravuze itavuze, wenda iramutumye ariko yongeyeho n'ibindi kugira ngo nawe ashyiraho agakeregeshwa. Imana nayo ngo izafata ibyago biri mu gitabo cya Bibiliya ibimwongereho, nawe utekereza ibyago birimo. icya kabiri, mubareke noneho umuntu uzafata ibyo Imana yavuze agashaka kubivanamo, kuko wenda bishobora gusesereza bamwe, akanoboramo akajya abivanamo nyine, akabivanamo. hari n'ababibuhanura bakavuga ati uvuze ngo iki, musubiremo ibyo muvuze, akagaruka avuga ati burya nari nibeshye, bagahita babivanamo. uzavanamo n'inyuguti imwe cyangwa abiri. Imana nayo izamuvana ku bantu bagomba kubona umugabane ubugingo buhoraho. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyifuza impano y'ubuhanuzi azaba yifuje impano nziza. ariko reka mvuge ngo nanone nshingiye kuri iri jambo, kurindi yifuze kuvuga ibyo Imana ivuze atari ibyo avuze. yego ndumva twasoza, reka dusoze. dusoje ikiganiro cyiza cy'Imana. ejo bundi nakoranye ikiganiro na Didier cyunganira ibi ngibi, kivuga ukuntu hari abantu bari excellent, abantu Imana itangira ubuhamya. shafizi ko nemera ko hari abantu na ba Paulo n'abandi bera batubanjirije, tugoswe n'ibihamya byabo, bavuze amagambo akomeye kugera ku rwego Imana yashyigikira, kubera ko Imana ikorana nabo ikayashyigikira. ubutaha tuzavuga umuntu wemerewe kuvuga ibintu Imana ikaza ikabishyigikira, ni umuntu umaze kugera ku gipimo nk'icya ba Paulo, ni umuntu uvuga undi biravuga ni ukuri bishimwa mu bigawa, akanwa kawe kazamera nk'ak'Imana. kuba akanwa k'Imana bivuze iki? icyo uvuze cyose nyine Imana bimera nk'aho ari Imana ibivuze. kuba uri akanwa k'Imana, Imana ikajya yivugira, abantu bakumva ari wowe uvuze ariko ni Imana ivugiye. yego, ndagushimiye nshuti wabanye natwe muri iki kiganiro. nshimiye n'umuvandimwe Shafi wafashe umwanya akatuganiriza. reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shafi, Imana iguhe umugisha. Amen. namwe mwari mudukurikiye, ubuntu bw'Imana bube kuri mwebwe. Imana y'amahoro ibereshe ukuri rwose, imibiri yanyu, ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu ntibikazeho umugayo, kugeza igihe Yesu azaza gutwarira itorero rye tugahabwa ingororano z'abizera. naho ubutaha, shalom shalom.